butemewe cyangwa se zagiye zubakwa nk'ahantu hatagenewe kubakwa zikomeza gusenywa ubutitsa. Ibyo ntibingireho gatoya biri gusenywa buri munsi n'ibyaba bigeretse inshuro 100 barabikora nta kibazo kabisa. Guys, nk'uko mubibona rero inzu mu Rwanda zagiye zubakwa mu buryo butemewe cyangwa se zagiye zubakwa nk'ahantu hatagenewe kubakwa bikomeza gusenywa ubutitsa. Sanzwe mutekereza ko sanzwe abikora undi mubanye gute n'ubuyobozi abaturage? Uyu mugabo ntabwo tumwumvaga impamvu ahandi babahagize ariko nk'ahantu twarakize yagera kunze umuntu yubatse akamureka kubaka yamara kuza. Uyu mugabo nshaka nzabihorwe ariko umugabo we ari umuntu ukunda twite gutaragwa araza rimesha inama aravuga ngo hano ngo twarakize ntabwo bagomba kongera ko janye muri mugashakiyo ni bari iwabo ntabwo mbizi. Dirimo ubuyobozi bw'umurenge ukavuga ati wowe ubaka nta kibazo dufitanye ubushuti. Ahangari naho dore ubushuti baturage banyarwanda mugiranye n'abayobozi yomeye ko abayobozi barabayobora ariko si inshuti zanyu rimwe na rimwe bashobora kuwagusha mu makosa agatuma mushobora guhomba umutungo wanyu. Amakuru dufite nuko ubutaka nk'uko mureba ni mu karere ka Musanze, ni agace ubusanzwe kamenyereweho ubukerarugendo ko n'ikibanza ngaha ntabwo byoroha, aho uyu mugabo yaramaze kuba ashyira ibikorwa muri iki kibanza bifite agaciro ka miliyoni zisaga 35 nabwo n'amafaranga make asa amafaranga umuntu ashobora kuba yatoragura. Uyu muturage rero yaje kubasenyerwa n'ubuyobozi ku munsi w'ejo. Ubwo rero nk'uko nabivugaga rero umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Paul Kagame ahorashishikariza abanyarwanda ko buri munyarwanda agomba gukora akiteza imbere ni mu mvugo ye kandi imvugo niyongere yavuze ati intore ntiganya yishakira inzira no mu ishyamba ry'inzitane yishakira inzira. Umunyarwanda rero yavuze ngo yiteze imbere arakora yamara gukora bikarangira rero ubuyobozi buje bukabisenya. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika uwo munyarwanda azatera imbere gute kandi yifuza ko abanyarwanda ari byo bakora? Ariko noneho ibikorwa akora ntabwo ari byiza. Umuyobozi yakagombye kuvuga ngo hari mutwarasi, hari umudugudu, hari gitifu akagari bikajya kuba umurenge. Ntabwo umuntu yahangara ngo atange inzu ayigeze hejuru. Ntabwo yari yambere asenye, nta nibwo yari yakabise ya gatatu, ahubwo asenyera abantu abahombye mu rwego. Rero uyu muyobozi twe nto tumushaka nanone nashaka yice nashaka zayimenye ibyo navuze kuko narabyumva kuri radio wenda cyabyumve n'ahandi nabonye mwanteze icyuma ntabwo nkizi ariko nashaka ntwara ko ndi kwishinganya uzamenye ko yanjanye ariko ibintu nakora ntabwo ari byiza nta mutoge n'umwe mwishimye. Na n'ubu twakoraga inteko buri wa kabiri kubwo amagambo yivugiye mu nama ubwe nta baturage bakiboneka mu nama mu nteko buri wa kabiri twakoraga inteko ariko ntibakibonekamo kubera uyu mugabo. Ni ikinyamakuru Orefo cyaje kubaradiye imyaka 11. Muri make tugiye ko uyu munsi ni mu yitwa investigation story. Hano rero umuturage muri cukumbuye inguri cukumbuye abadukurikiye bamenye investigation story. Hanyuma rero none ubuzima byinshi kuri bivugwa hangaha tubwire iyi nzu twayisanze ahangaye mu Jafet yarasenyewe ndetse iki kibanza amakuru dufite nuko yari yakirangiwe n'ubuyobozi uramwemera ngo ubaka iki kibanza ukuntu kimeze kiri mu ruziga ariko uru ruziga iki kibanza nicyo cyonyine kiri mu miturire hirya yaho hitwa ishyamba rya leta. Iki kibazo kukiriziho y'abaturage ni ishyamba ry'abaturage kawe. Ntabwo ndi busobanure nk'umuyobozi ndasobanura nk'umusesenguzi cyangwa umunyamakuru nk'uko nakubwiye. Hano turi iyo master plan y'umujyi wa Musanze. Icyo kibazo ni nayo confusion cyangwa nizo niyo myumvire ikiri mike abaturage batumva. Ni gute uturana n'umuntu mwadikanije mwakagira icyangombwa kiriho amashyamba ndakagira icyangombwa kiriho ubuhinzi n'ubworozi ndakagira icyangombwa kiriho gutura. Yaboneka abantu bo butaka nibagombye gukemura iki kibazo. Uyu muturage yubatse avuga ko afite icyangombwa cyo gutura. icyangombwa yari afite icyangombwa cyo gutura
afite icyangombwa kiri mu miturire ariko ntabwo yahawe ntabwo nshatse kuvuga autorisation de bâtir imikoreshereze y'ubutaka handitseho gutura icyo cyangombwa niko cyanditseho nicyo mvuga ntabwo ari autorisation de bâtir ni kuvuga ngo umwe afite icyangombwa imikoreshereze y'ubutaka ngo ni amashamba hano imbere inyuma hano ngo ni amashamba hepfo hano ngo ni ubuhinzi n'ubworozi hano ngo ni ugutura abo mu butaka uzadusesengurira ako kantu reka noneho nsoze uretse kumaza nabona gushaka kumubaza reka nsoze aho duhuza ibi bintu bibiri umuturage afite imyumvire mikeya atandukanye n'umuyobozi abayobozi inteko z'abaturage tujyamo buri munsi mwari mwasobanurira abaturage ko ibyangombwa bahawe mbere byahindutse kubera master plan y'umujyi umuturage cya kibitse uko bakimuhaye ibyo banditseho mbere n'ibyazi niyo mpamvu abyuka mu gitondo agafata ibikoresho kubaka kandi yaritangiye kubaka muhagarike hano ntibyemewe kubera hano ni mu mashyamba ni ubuhinzi n'ubworozi ibintu nk'ibi iyo utamubwiye umuturage arakomeza byaba biteye isoni gusenyera umuntu wubatse inzu akayimaramo umwaka n'igice yayo yubatse atari mu kirere wayubakira ahantu ayizane ku mapine ayitereka aho ngaho tubaza akakantu ushobora kwibaza ngo ni gute umuturage noneho yubaka inzu ikarinda yuzura nicyo ndi kuvuga baba bategereje icyo abayobozi nicyo ndi kuvuga ni uko Google yarashatse kunca mu ijambo icyo nasesenguraga iyo nsesengura ikintu mujye mureka nkirangize navugaga nti iyi nzu ntabwo yubakiwe ahantu ngo bayizane ku mapine tuvuga ngo bakoze umusingi bakora fondasiyo bashyira amatafari bamena rento bakora sharupante barasakara batera igipande n'igishahuro barapavoma ubundi bamana amashanyarazi na rege ibazanira umuriro dore nguyu uyu muriro waje si cya cyangombwa yajyanye kuri rege bakamuha umuriro izi nzego zose zirakorana umuturage rero arimo arahohoterwa niba adahohoterwa batubwira impamvu batamubujije agishyiraho ibuye rya mbere hano rya fondasiyo ko mudugudu afite uburenganzira na mudugudu uretse na gitifu y'umurenge na mudugudu yaguhagarika nk'umusesenguzi Rwanda Housing Authority ushinzwe imyubakire bashobora kwibaza ngo ifite ikosa nini ese ni ubuyobozi bwashenye cyangwa ni uwubatse rero ko nyenda vuga ibyo nzi ibyo nta nabivuga ndi umuhinzi bawuzi neze n'ubwo mvuye mu buhinzi ariko njyewe navukiye ahangaha kandi umugabo ushaje ndakuze pe mfite imyaka 34 mvuga ngo ndakuze mvuga ngo hano munsi ahangaha mubona abasirikare bafata ikigo cya gisirikare baguriye abaturage barabishyura ntago ari kuhafata bwo baje kuhatura barishyuye noneho rero nyuma yaho nta bindi navuga ntazi ndavuga inje byonse noneho rero kubera ko nyine umuntu ntabwo n'umufundi ahatari wa tekinisiye burundu ako ndi umuntu utera ibiraka kubera ko nta kampani nkoreramo ariko uyu mugabo akigera ahangaha nta nubwo nimuzi yaraje ahamagara abafundi aje kuza mudugudu haza na mutekano bamubaza impamvu ko uwo mugabo uri kubaka afite byangombwa ati nta kibazo nje byangombwa ndabifite barajanye tudusigaye mu kazi kacu turakomeza turakora buri aduhemba tuba nta kibazo baje nzigeze hehe abo baje tugitangira ba mudugudu noneho igihe inzu twayikozeho nk'iminsi nk'eshatu tujye kuyagira hafi muri rento haje igitifu umurenge bakora niwe ntigize mbona ahageze rero baraganira na databuja barajana barabahekeza tubaka turarangiza umwaka urarangiye ngiye kubona ngiye kumva uyu munsi mva ngo igitifu umurenge waje kwisenya je nibaje nk'umuturage ndavuga nese kagitifu umurenge waje usenyira iriya nzu ko yatangiye ari kuriba abantu bagaturamo akabarimo abana akaba mu rubyaro akabishenye bari kugira ngo baheheshye nimbazi ko afite amakosa iyo bivuga ko ari kose by'umwihariko je ku nkuru ijyanye n'akarengane ni mu karere ka Musanze mu murenge wa Musanze mu kagari ka Rwambogo